kw'abantu tayaste ene tangine sta talabonesta. Abantu Imana iraje ngo umva hagiye kubaho inzara iteye ubwoba. Iyi nzara ntabwo Imana iri kunsobanurira uko yitwa, ariko hagiye kubaho inzara ku buryo hari abantu bazifuza konka abagore babo, ku buryo hari abantu bazifuza ibyo kugira no kunywa amazi bayabure, kandi ikindi n'uzabasha kugira icyo abona azakirya ahagaritse umutima, kuko abantu umutima w'Imana urababaye cyane bitewe n'ibyo bakoreye Imana. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe aho muherereye hose, ineza y'Imana ibagereho kandi bagereho cyane. Nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi, kandi si ubwa mbere tubanye nawe, si ubwa mbere tumwakiriye, ariko reka musabe kugira ngo adusuhuze narangiza abibwire. Karibu. Yesu nashimwe. Mahoro y'Imana nabane namwe kandi Uwiteka abatindeho cyane. Nitwa Ferdinand Uwimpaye, nkaba ndi umukozi w'Imana isumba byose. Yego, urakoze cyane Ferdinand Uwimpaye, umukozi w'Imana, umuhanuzi Uwiteka Imana. Mbere yuko twinjira mu butumwa bwacu uyu munsi wa none, reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana ihorana natwe ku manywa na nijoro, uri Imana yaturinze n'ukuri ibikomeye, uri Imana yagiye tuba hafi. Uyu mwanya ndasenze ngo bane natwe muri iyi gahunda y'ubutumwa, ndakwinginze unyobore mvuge mbwirijwe nawe, ntabari nge ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Sengera abadukurikiye bose ubahe umugisha, bahe kumva no kumvira, kandi Uwiteka utuma wampaye buhindura abantu, ntabari nge ubahindura ahubwo ijambo ryawe ubutumwa umpaye aribwo bubahindura mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Urakoze cyane, ijambo ryayo ubutumwa iguhaye abari bwo buza guhindura abantu bayo mu izina rya Yesu. Nibyo birumvikana, twese dukeneye guhinduka. Ferdinand, ubona, ndakubaza ikibazo yenda kimwe gusa, ubona ari impamvu ki abantu batagikunda kumva ubutumwa bwiza, basigaye bifuza kumva ibintu byoroshye gusa, ibintu bitaberekeza mbese ku Mana, kuko ibintu byerekeza ku Mana burya birasharira? Urakoze kumbaza ikibazo cyiza cyane, ariko ndagira nkubwire ngo Bibiliya iravuga ngo abo nkunda ndabacyaha. Mu gihe utacyumva umucyaho w'Imana, Satani aba yaramaze kugufatisha. Ndagira nkubwire ngo impamvu abantu batacyumva ubutumwa, yego, ariko ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo niki cyadutandukanya n'umwami wacu, niki cyadutandukanya n'Imana, niki cyadutandukanya n'ubwo kuba abantu baraje bagatubura cyangwa bagakora ibibi, ntabwo bivuze ko twareka kumva ubutumwa. Yego, ubutumwa bw'Imana tuzabuvuga paka Yesu agarutse, tuzahanura paka Yesu agarutse. Yewe niyo wanyica, ntabwo nzareka kuvuga icyo Uwiteka yantumye. Yego, sinzareka kubwira abantu ko biyandurishije ibyo kujya by'ibwami. Sinzigera na rimwe ndeka kubumba akanwa kanjye Imana yavuze ngo mvuge. yego, Imana rero irimo iravuza impanda, iravuza impanda ngo abanyarwanda bumve bahinduke. Imana iravuza impanda ngo abatuye isi bahinduke. Iyi mpanda Imana iri kuvuza rero niyo kugira ngo abantu bari mu busambanyi babuvemo. Birababaje
kubona umupasiteri cyangwa umuvugabutumwa yifata agasambana yarangiza akongera agasubira ku ruhimbi akajya guhagarara. Reka muyita amazu koko Imana urusengero ngiburetse ko nemera ko urusengero wenda ari umuntu ariko hariya twari twaritira izina ry'Imana hagakwiye naho kubaho tukahubaha. Rero ni nta kintu cyagakwiye gukamuramo abanyarwanda gukunda Imana kuko aho yadukuye ni kure. Si twibuka aho yadukuye si kure. Si mwibuka iby'Imana yagiye turinda. Kubera iki se twibagiwe tukavuga ngo kuri YouTube ngo abantu baza babeshya ngo niyo mpamvu ngo sinzatega ugutwi ngo ubutumwa. Ahubwo akaga karabazi. Akaga kazi y'umuntu wafashe amatwi akavuniramo ibiti. Ako kaga karaje. Kuko Imana irashaka ko duhinduka kandi tugahinduka dukijijwe. Tugahinduka birababaje cyane. Ndababaye ngewe gutyo bibikubwira. Mfite agahinda kubw'izina ry'Uwiteka riri gutukwa kubera abana b'abantu. Mfite agahinda. Ariko Yesu araje. Imana yambwiye ngo mabwire ngo aje guhana no guhemba. Imana yambwiye ngo ije guhana no guhemba. Wa mubyeyi we, wa mupapa we, wa musore we, Imana yambwiye ngo ije guhana. Nizita ngo urakomeye, nizita ngo ufite ku mafaranga, nizita ngo utunze ama etaje, nizita ngo uri inzobe. Ibyo bibero mwirirwa murata mwambara ubusa ku mugaragaro, ntabwo izita ku kibero cyawe. Ntabwo Imana izigera yita ku mafaranga utunze mu mabanki. Ahubwo Imana ije kubonana na Imana ije kubonana nawe. Ije kubonana namwe mwe mutuye mu bihugu byo hanze, mwagezeyo mugasayisha, mwirirwa muca imanza, mucira abantu imanza. Ninde wagutumye kuba umucamanza? Nesta ya bone kitala bone star bone. Ninde wagutumye guca imanza wa Nesta ya kitango Nesta? Hari abantu Imana igiye guteza agashyururu. Hari abantu Imana igiye guteza agashyururu. Imana yakurije indege urangiza ugezeyo tayala stene kita. Ugezeyo urashayisha, ugezeyo ukora ibibi. Imana ije kuguteza agashyururu, ugiye kurira indege ugaruka. Imana yambwiye ngo ngubwire ngo lesta ya bone taya kitaste boneance. Mana yambwiye ngo mbabwire ngo uzi ubwenge yumva umuburo. Uzi ubwenge lesta ya kitango nesta. Yumve icyo Imana imushakaho. Uzi ubwenge naririra ubugingo bwe. Uzi ubwenge lesta ya tango nesta. Mwatojeje abana banyu ibyaha, none abana banyu bari kubiyongobeza. Nesta la boneta ya kitaste bo. Imana iri kuvugana nanjye ngo muhinduke kandi muhinduke rwose. Kuko nimutahinduka ibyago amakuba byose bije ku mugongo wawe. Hari abantu none biyise abavuga mbese bumva ko bakomeye mu mitima yabo. Imana ije kubonana nabo. Impfu ziraje. Hajya tujya duhanura impfu mukavuga ngo hari umunsi abantu badapfa se. Turahanura twavuga ngo impfu ziraje ngo abantu ngo nta munsi badapfa. Uzakine n'urupfu. None urupfu Imana iguteje ruba ari urupfu ujoginyo. Mana yabwiye Yezebeli iramubwira ngo nukuri bitewe n'uburyo wababaje umutima wanjye. Yezebeli reka nkubwire bitewe n'uburyo wababaje umutima wanjye, intumbi yawe nibisiga nibizayemera. Abamaraso ya Naboti imbwa zayarigateye naho zizarigatira nta yawe. Haleluya. Amen. Nkunde Mana. Bibiri ikavuga ngo uwo nkunda ndamucyaha. Niki gituma abantu Imana iri kubacyaha nibumve? Mufite amaso nimubona, mufite amatwi ariko amatwi yanyu niyumva.
Uwiteka aje kubonana namwe. Umva, iyi 2025 Imana ije guconga ibihengamye. Ije guconga ibihengamye. Siduherukana mu kwa kane ndi guhanura ngo insengero zirafunzwe. Ndaje mpanura ibindi. Jewe Imana yabwiye ngo ndi Mikaya. Kamanurire muri iri jambo Imana yamaye. Imana ishimwe. Ntabwo turi hano kujya dutera abantu ubwoba, turi hano kugira ngo abantu bahinduke. Arongera arambwira ati, mwana w'umuntu, dore umutsima niwo rushingikirizo rw'ab'i Yerusalemu. Ngiye kurukuraho. Bazajya ibyo kurya bagenewe bahagaritse umutima, kandi bazanywa amazi bagenewe bashishwa. Uko niko bazabura ibyo kurya n'amazi, bose bazashorerwa babe ubutarutana, babe abayuku bazize igicumuro cyabo. Kamvuga kuri uyu murongo wa mbere. Imana iri kuvugana nanjye ngo mbwire abanyarwanda n'abantu batuye isi. Cyavuze igitabo wasomyemo Ezekiyeli. Igitabo cya Ezekiyeli, ibice 4, umurongo wa 16 n'uwa 17. Yego. Imana n'ubutumwa impaye ngo mbuzanira abatuye isi. Imana ivuganye nanjye ngo, mwana w'umuntu we, dore kubera ibyaha byabaye byinshi, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo Imana ije gukuraho urwishingikirizo rw'abantu. Mwarishingikirije ngo hariho inzara, hagiye kubaho inzara iruta iyo mwabonye, muzayita izina. Mwarishingikiriza ngo muri kubyara abana bakeya mujya mu mawonapo. Nicyo gihe mugiye kubona umuntu wese wafashe uwo mwanzuro akishyirishamo gahunda. Ni cash power hajya no kubayita. Umva uko Uwiteka avuganye nanjye. Arambwiye ngo mbabwire ngo mugiye kubona umubabaro utarigeze kubaho, kubera ko mwanze kumvira Imana. Imana yambwiye ngo mbabaze, ese niki mwaburanye Imana? Abari bafite basabye Imana abagabo si yababahaye? Abasabye ko Imana ibubakira ni yabubakiye? None icyo mwituye Imana no guca abagore banyu nyuma n'abagabo n'abanuza banyu. Irambwiye ngo ije kubaranwa na buri wese, buri muntu wese ije kubarana nawe, kandi ngo ibitagenda neza Imana ije kubituma bigenda neza. Message irimo ibice 2. Yambwiye ngo ije gukuraho urwishingikirizo rw'abantu, urwitwaza abantu bafite Imana ije kurukuraho. Urumva? Ikindi irambwira ngo mbabwire ngo hari igihe bagiye kujya umurengwe warabishe kw'abantu tayaste ene tangine sta talabonesta. Abantu Imana iraje ngo umva hagiye kubaho inzara iteye ubwoba. Iyi nzara ntabwo Imana iri kunsobanurira uko yitwa, ariko hagiye kubaho inzara ku buryo hari abantu bazifuza konka abagore babo, ku buryo hari abantu bazifuza ibyo kugira no kunywa amazi bayabure, kandi ikindi n'uzabasha kugira icyo abona azakirya ahagaritse umutima. Kuko abantu umutima w'Imana urababaye cyane bitewe n'ibyo bakoreye Imana. Nesta ene tango enesta. Imana irambwira ngo none
ko Imana yabahaye kubaka ama etaje, mu kubaka amazu mu mijyi ya Kigali na hirya no hino no mu bihugu byo hanze, ni ukubera iki mutari kubasha gusenga nk'uko mwasengaga? Ni ukubera iki mutari kubasha gukiranukira Imana nk'uko mwakiranukiraga Imana? Imana ivugana nanjye irambwira ngo mbabwire ngo mwamanuye ibendera ry'Imana, namwije kubamanura, namwije kubamanura. Irambwira ngo nje mbabwire ibyo mwari mwisingikirije byose ibivanyeho, ngo Imana yagiye ibana namwe, benshi yagiye ibambutsa imigezi igiye kubatwara, benshi yagiye banyuza mu mashyamba inyamaswa zari zigiye kubarya, ariko icyo bayituye ni ukurara mu marogi, icyo bayituye ni ukuyihimuraho. Neresita yakitango nesta. Imana irambwiye ngo isuye ibihugu, Imana isuye ibihugu kandi irabisuye, ije kureba ko ibyo babivuga ari ukuri, ije kureba ko ibyo babivuga ari ukuri. Tayaste enetango enesta, irajije kureba ko ibyo bakuvuga ari ukuri, ije kureba ko uburozi bakuvugaho ari ukuri, ije kureba la stele tango nesta, kubusambanyi bakuvugaho ari ukuri wa mushumba we. Oh lasta ya bone tangi nesta bo, ije kureba kwimudugudu icyo bawuvugaho ari ukuri. Resta ya bone tango nesta, kuko uburyo wahangayikishije Imana nekitango nesta, Imana ije kuguhangayikisha. Imana ilesta ya bone tangi nesta, ije leta impanuka ziriyongereye, benshi barapfuye. Lesta ya mone kitango nesta, benshi umva, benshi mugiye umva, uyu mwaka ni umwaka Imana ije kubarana na buri wese. Irebe kuko abantu bagiye gusobanukirwa Imana ngo ni iki. Mwirirwa muvuga ngo Imana ni urukundo, ese ko Imana yaberetse urukundo, wowe ko yakweretse urukundo, icyo wayeretse ni iki? Si wayituye ubusambanyi, si wayituye ubusambo? Hari uwo wafasha, hari uwo wagaburira, hari uwo wakwambika. Icyo yituye si ubusambo n'ubugegera, si yituye si uko mwagiye gucisha imbaraga ikuzimu. Icyo mwayituye ni ukujya gusinyanya amasezerano na Satani. Imana ije kubonana n'abakomeye n'aboroheje, ntabwo izatoranya. Imana iri kuvugana nanjye ngo mbwire abatuye isi, lasta ya bone tango nesta, Antikristo agiye kuza gukora, agiye kuza gukora ibyahanuwe bigiye gusohora, ibyahanuye bigiye gusohora, kuko nesta enetango enesta, ibyahanuwe bigiye gusohora. Oh Yesu we, Yesu, ibyahanuye bigiye gusohora. Uko niko bazabura ibyo kurya n'amazi, bose bazashoberwa, babe ubutarutana, babe abayuku bazize igicumuro cyabo. Imana ize kuringaniza abantu, kandi hagiye kuza icyorezo. Iki cyorezo kigiye kuza, Imana yarakinyeretse, inyereka icyorezo
iki cyorezo kigiye kuza ntabwo kizarobanura, kandi Imana ifite ingabo nyinshi igwanisha. Imana ije kurwana, yarwanye kwa Farawo nta wabikeka. Imana irambwiye ngo ije kuringaniza abishyize hejuru, ije kubasubiza ku rugero. Imana ivuga nanjye iravuga ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ko abantu bagiye kubona Imana kandi bagiye kuyibonesha amaso yabo, kuko twagiye duhanura ibintu byinshi abantu bakadutuka bakadutera amabuye. Wari wabonaho umugore w'imyaka 40 agenda yambaye ubusa mu muhanda? Ibyo ni ibiki Abanyarwanda mwafashwe ryari? Batuye isi ibyo mwafashwe ryari? Ngo ni viziyo. Imana ije kurebana n'izo viziyo zanyu. Mwabagabo mwe, ni iki kiri gutuma mutumvira Imana? Nesta ana kitango nesta. Hagiye kuza kababaro, hagiye kuza imihangayiko benshi, amadivorce abaye menshi. Hari abantu bubatse ngo Imana itubatse, hari abantu enesta ya bonesta, hari abantu biyoboye, hari elesta ya bo. Nicyo gihe Satani agiye gukora cyane, kuko lesta ya bone kitango honesta, nicyo gihe Imana ije kubaranwa na buri wese. Imana yambwiye ngo ije gukubura, yambwiye ngo ije gukubura 2025 irakubuye, ikubuye amabutike y'abantu baritanze ruswa, ikubuye utuzi tw'abantu batanze ruswa bicaye mu tuzi tutari utwabo, ikubuye abantu babonye utuzi basambanye batambikije, batanze igitsina ruswa. Ikubuye ibinyoma, ije kweza igihugu kandi ije kweza umudugudu, ije kweza eneye staya bone kitango nesta, ije kweza abatuye isi. Imana ije kukubura kandi irakubuye. 2025 mugiye kubona Imana, kuko Uwiteka avuganye nanjye ngo igihe cy'agahangayiko kirageze. Niyo mpamvu ikubuye. Hari n'izindi sengeri ikubuye, kuko hasigaye harasigaye, irakubuye. Hari izindi sengeri ikubuye. Nesta ya bone tangi nesta la boneance. Irakubuye amabutike y'ibyo mwavanye kuzimu, Imana ibihinduye umuyonga. Irakubuye ibyo mwishingikirije, Imana irakubuye. Yewe abana mwabyaye mubeshya abagabo banyu n'abagore banyu, abangaba barapfuye. Nesta ya bonesta, nesta Mana Yesu we, ndababajwe n'aba bana bazize ababyeyi babo. Impfu ziriyongeye, irakubuye. Imana ije kweza igihugu, iyi Mana ije kweza igihugu, kandi abantu bagiye kubona Imana iraje vuba. Mpanura rimwe mu mwaka, ariko hari ibyo mugiye kubona kandi bigiye gusohora. Mugiye kubona ibikomeye byari byarahishwe, ari amabanga agiye kujya hanze, kandi abishyize hejuru baratsinzwe, abigize abakomeye baratsinzwe. Wari Uwiteka avuganaga namwe, Uwiteka abagirire neza. Amen. Reka tugushimire ku butumwa bwiza utambukije, ubundi tugusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye wifuza kungira inama, wifuza ko hari icyo wanganiriza, benshi ko mudufata nk'abasazi. Yewe ubusazi bwanjye nabwemera, nasariye muri Kristo
kandi nzapfa muhamye. Yobu yarabivuze, yaravuze ngo imva naho nzapfa, mbese imva naho yamira nzapfa niringiye Uwiteka. Ikindi iyo barangije avuga ngo nukuri sinzigira nikuraho kuba inyangamugayo. Haleluya. Kandi ikindi ndumva Imana iri kumbwira ngo mbwira abantu bakoreye Imana, nicyo gihe Imana ije kubahemba, nicyo gihe Imana ije kubaka ingo z'abantu basenze Imana, nicyo gihe Imana ije kurinda abantu, nicyo gihe Imana ije guhagarara kuwo yahamagaye. Mugiye kubona abapasiteri b'ukuri, mugiye kubona abahanuzi b'ukuri, Nestaya Boneta, mugiye kubona umuntu wasenze Imana by'ukuri. Hari abantu barize amarira menshi, hari abantu bamaze imyaka basengera abantu. Nukuri Imana ije kwigaragaza. Imana irambuye ikiganza ku gihugu cy'u Rwanda, kandi hari abantu Imana ipfumba turi ikiganza. Imana ije gutesha agaciro imbaraga z'abapfumu zizengereza abantu. Benshi ntibari kubyara kubera abapfumu, benshi ntibari kubyara kubera abarozi. Imana ije gutanga abana. Wowe umaze igihe kinini warabuze urubyaro, wumve ko Uwiteka avuganye nanjye aje kuguha urubyaro, ariko ntuzayibagirwe ngo ejo ugire ukuntu bigenza. Uwiteka ndi mu mwuka, ni rimwe na mwuka. Rero Uwiteka abaha umugisha. Nimero yanjye ni 079 94 oya 079 33194 717 079 33194 717. Iba no kuri WhatsApp. Imana iguhereza umugisha wowe wabanye natwe, kandi n'umukozi w'Imana Imana imugirire neza. Ibiganiro byacu nuko nyine, kora subscribe, share ndetse na comment. Uwiteka Imana guha umugisha. Shalom.